Ndabashuje bene data sanzwe tubana mu gitondo cy'umugisha, nejejwe n'Imana muri aya masaha ya mu gitondo kongera guhura namwe tuganira ijambo ry'Imana. Kubw'ubuntu Imana yatugiriye, kubw'urukundo idukunda, yongeye kudusubiza umwuka w'abazima. Ni iby'agaciro cyane, dushima Imana yabikoze kubw'urukundo itugirira. N'ubundi ni mwise neza Kabera Chrysostome mwene so musanzwe mubana muri aya masaha mu gitondo cy'umugisha. Uko tubigenza ni uku nguku, ni ugusoma ijambo rigufi ubundi tukarivugaho, twarangiza tugasenga turagiza Imana umunsi wacu, dusengera umunsi wacu kugira ngo Imana ibane natwe kandi dufashe muri byose. Mwami Yesu rero aduhana umugisha kandi akomeze kudufasha. None tugiye gufatanya iri jambo ryanditswe mu gitabo cya mbere cya Samweli cya 19 umurongo ni wa 24. Igitabo cya mbere cya Samweli cya 19 umurongo wa 24 aravuga ngo hageze yiyambura imyambaro ye, anurira imbere ya Samweli arambaraye hasi yambaye ubusa, iriza umunsi akesha ijoro. Cyo cyatumye bavuga bati mbega Sawuli nawe ari mu bahanuzi. Dukurikirana aya magambo, tugiye kuvuga amagambo yose yanditse muri kino gice cya 19, tugenda tuyavugaho kugira ngo tugire icyo twumviramo kandi tugire icyo twiga. Imana ihabwe icyubahiro kandi Imana ishyirwe hejuru. Bivuga ahangaha wahanuye wambaye ubusa ni Sawuli, umwami w'Abisirayeli, umwami wa mbere w'Abisirayeli, wa wundi Imana yahaye Abisirayeli atari uko ibishaka, ahubwo kuko bo bifuje kumera nk'andi mahanga yose. Baravuze ngo turashaka kumera nk'andi mahanga yose. Imana irabemerera avuga ati nta kibazo, reka mbahe umwami wanyu nk'uko mwabisabye. Imana ibaha umwami wawo, ibaha umwami nk'uko babisabye. Ariko mu by'ukuri ntabwo byari biturutse ku Iteka, ntabwo byari bivuye ku Mana, ntabwo byari bivuye ku bushake bwayo, ahubwo byari bivuye ku bushake bwabo ubwabo. Haleluya. Rero ubushake bwacu naravuze ngo ntabwo dukwiriye cyane kubwitaho cyane ngo turwane intambara kugira ngo ibyo dushaka bisohore, ahubwo dukwiriye gutuza Imana yo igakora ibyo ishaka kuri twebwe kandi ikazasoza gukiranuka kwayo ku buzima bwacu. Rero uyu mwami muri kino gice cya 19 tuhasanga amagambo atwereka yuko yakomeje guhiga Dawidi. Dawidi yari umugaragu mwiza, Dawidi yakoraga ibishimwa n'Imana ndetse bigashimwa n'abantu. Dawidi aho shebuja amutumaga yajyaga kandi akajya yanezerewe, kandi ukuboko kw'Imana kukamubaho agakoreshwa imirimo n'ibitangaza. Ariko muri kino gice cya 19 dusanga Sawuli amuhagurukira ashaka kumwica. Bwari ubwa kabiri amutera icumu, Imana ikamuha kurizibukira ntigire icyo rimutwara. Yakundanaga n'umuhungu wa Sawuli witwa Yonatani, ngo bari inshuti zikomeye cyane. Iki nacyo ni ikintu gikomeye cyane. Ubucuti bwabo bwari ubucuti budasanzwe ku buryo Yonatani yagombaga gukora ibishoboka byose ntabe mu ruhande rwa se, ariko agakiza inshuti ye Dawidi. Mana ishimwe. Abantu benshi ubucuti ukwiye kutwigisha. Hari igihe abantu bajya bakora amakosa bagahagarara mu kinyoma, bagashigikira ibidafite umumaro, bagashigikira ibitari byiza kugira ngo banezeze abavandimwe babo hafi cyangwa se ababyeyi babo. Ariko mu by'ukuri uretse no kuba bari inshuti z'akadasohoka, nta muntu ukwiriye gushyigikira umuntu uwo ari we wese mu mafuti ye, mu byo akora bitari byiza. Yonatani rero yahagaze ku bucuti bari bafitanye, ahagarara ku kuri, akajya arengera Dawidi inshuro nyinshi. Ubu ngubu yabwiye se atari ko
avuga amagambo meza cyane abibwira se, abwira se Dawidi ni umugaragu mwiza, aho umutumye hose ajya ajyayo, nta kintu na kimwe yigeze akuganiraho. Ese data waba ushakira iki kumwica, we ko ari umugaragu mwiza, we ko atifuza ikibi kuri wowe ndetse no ku Bisirayeli bose? Amwibutsa uburyo yitanze agatanga amagara ye, Imana ikabana nawe agatsinda Goliyati. Kandi uyu Goliyati yari yajengereje mu by'ukuri Abisirayeli, yari igihangange cyabaga mu Bafilisitiya, ariko cyari cyarajengereje ubwoko bw'Imana bwa Isirayeli. Dawidi rero ari mu mwuka w'Imana, ariyemeza, ahara amagara ye, aravuga ati njyewe ngiye guhangana na kiriya gihanda. Imana imujya imbere, aramwica. None wowe data urashakira iki kumwica? Ariko mwamusuzanye uburyarya, ngo aravuga ati ntabwo namwica, ngo araraya ngo ndahiye izina ry'Imana ntabwo nshobora kumwica. Ariko bwari uburyarya, kuko nyuma yaho muri wa mwanya wenyine wo kumucurangira, twabonye ko Dawidi mu byo yakoraga byose, niyo umwami yafatwaga n'imyuka mibi ikamuzaho, yafataga inanga akamucurangira agacuranga kugira ngo iyo myuka mibi igende. Akabifatanya n'ubundi no kujya ku rugamba, aho umutumye hose akajyayo, ariko yaba afite umwanya n'ubundi akagira gute, akaza agakora umurimo wo kumucurangira. Rero muri wa mwanya kumucurangira, ngo nawe afashe icumu ashaka kurimutera, nako arimuteye, n'ubundi arongera arazibukira, ngo arirukanka aramuhunga, ahungira iwe. Yari afite rero umugore we Mikali. Uyu mugore yari umukobwa wa Sawuli. Hanyuma rero ngo aragenda, ngo Sawuli atuma abantu ngo mugende mugote urugo rwe, mu gitondo nabyuka gusa mumufate, mumwice, mumurangize. Murumva ubugome bwa Sawuli. Sawuli yashakaga uko byagenda kose kwica Dawidi ngo ibyo birangire, ariko ngo mu gicuku bamenya neza yuko urugo barugose. Bamenye ko urugo barugose, umugore wa Dawidi nawe amugira ubutwari, yerekana urukundo rukomeye cyane. Arangije noneho rero ngo aramutorokesha, amucisha mu idirishya. Ntago bigeze bamenya yuko yabyutse ngo ace mu idirishya agende, kuko bari hehe? Bari ku muryango. Ngo babyutse, ngo bashaka, ngo baramutegereza yuko aca aho ngaho, baramubura. Ngo barangije barabaza ngo mbese Dawidi byagenze gute? Umugore aravuga ati ararwaye. Ngo yari yaryamishije igishushanyo ku buriri. Haleluya. Uyu mugore nawe yagize ishyaka rikomeye, niwe arwaniriye umugabo we. Nawe ntabwo yahaye agaciro ibyo se yakoraga, ntabwo yabihaye agaciro. Mana ishimwe. Umuntu ukiranuka ntabwo ajya agira uruhare abogamiramo. Umuntu ukiranuka, umuntu uri mu mwuka w'Imana, ntabwo agira uruhare abogamiramo. Uko bigenda kose akoresha ukuri, agatabara uri mu kaga, agatabara uri kurengana, ntahagarare mu bidafite umumaro, mu binyoma, naho byaba ari iby'umuntu umuri hafi, naho byaba ari iby'umubyeyi we, oya ntabyemerere, kubera yuko ukuri, haleluya, niwo mucyo wa Kristo. Niwo mucyo wa Kristo ukwiriye kutuyobora. Ukuri nako kuri mu bintu bikwiriye kugaragara ku bantu b'Imana. Haleluya. Mana ishimwe. Ngo aratoroka aragenda, ariko ngo nyuma yaho bakomeje kugenda basanga yagiye, kuko ngo baratashye, yohereza abandi bantu bo kujya kuvuga ngo mugende muterure mumuzane. Hanyuma bagiye basanga mu buriri nta urimo, ahubwo harimo igishushanyo, bituma ngo arakarira umukobwa we cyane. Ariko ngo baravuga ngo reka tumukurikira aho yagiye, kuko ngo yari yagiye kwa Samweli. Haleluya. Ahangaha niho Samweli yongeye kuvugwa mu mateka ya Isirayeli, niho yongeye kuvugwa. Yahuye na Dawidi amuhungiraho, ari guhunga shebuja. Amuhungiye rero ngo nuko ageze ngo bari i Betelehemu barahava, ngo bajya i Nayoti.
ngo bageze i Nayoti ngo nuko uyu mugabo Sawuli ngo amutumaho abantu bo kujya kumufata, ngo bagezeyo buzura umwuka wera barahanura. Haleluya. Umwuka wera arabafata barahanura, ntibagifashe Dawidi ahubwo bibera mu munyenga w'ubuhanuzi. Mana ishimwe. Ngo atuma ba kabiri ngo nabo bageze winjira mu mwuka w'ubuhanuzi barihanurira birarangira. Ngo ubwa gatatu arabagoreka nanjye nigire. Ngo aragenda nawe agezeyo, ngo we agenda ahanura inzira yose, ngo ageze kuri Sawuli na kuri Samweli na Dawidi, ngo akuramo imyenda noneho ngo ahanura yambaye ubusa. Umva imbaraga z'Imana, umva gukora kw'Imana. Haleluya. Ugiye gufata umuntu ugira ngo umwice, umugire nabi, imbaraga z'Imana ziragufashe, mwuka w'Imana aragufashe, bituma ukora none ibitandukanye n'ibyo wari ugiye gukora, bituma ukora ibitandukanye n'ibyari bikujyanye, bitewe n'imbaraga z'Imana, bitewe n'uburyo Imana ikora, bitewe n'uburyo Imana irinda abantu bayo. Haleluya. Naravuze ngo imitego iyo ari yo yose, ku munsi w'ejo ndiko nababwiye, nta mitego yagira ikigutwara. Abantu bashaka kugutega, ariko niba Imana iri mu ruhande rwawe, ndakubwira ngo ntacyo uzaba. Ndakubwira ngo nukuri tuza, kuko Imana izakurwanira. Umva uburyo Imana yarwaniriye Dawidi. Abantu bose baje kumufata, abambere baraje, bahageze mwuka wera arabafata barahanura. Haleluya. Haleluya. Mwuka wera arabafata barahanura. Aba kabiri nabo bahageze, mwuka wera arabafata bibera mu buhanuzi, binjira mu munyenga wo guhanura. Nawe yigiriyeyo, nawe none ngo arahanura inzira yose, agenda ahanura, ngo abageze iruhande avana n'imyenda yose ahanura yambaye ubusa. Abantu baratangara cyane ngo mbese Sawuli nawe ari mu bantu bahanura? Ese nawe yabaye umuhanuzi ryari? Umuntu wari wese yahanura. Imana yabishatse yagushyira mu mwuka wa gihanuzi ugahanura. Haleluya. Ntabwo rero tubwira ibyo bahanuye, ariko ibigaragara nuko bahanuraga bitewe nuko Imana yabashizemo uwo mwuka, kugira ngo ibajyanye batagira gute, batabasha kubikora. Batabasha kubikora. Umuntu ashobora kuza ashaka kugira nabi, yarangiza akakubwira neza, yarangiza akakubera umutabazi, bitewe n'imbaraga z'Imana. Haleluya. Umuntu ashobora kuza ashaka yuko bakurenganya, yahagera noneho rero akakurenganura, bitewe n'umwuka w'Imana n'imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana zikora mu buryo butandukanye. Haleluya. Imbaraga z'Imana ishaka kurengera umuntu wayo zikora mu buryo butandukanye, kandi izo mbaraga z'Imana zibera hose icyarimwe. Izo mbaraga zagaragaye lekesile bonesha inayoti rama. Hari indirimbo twaririmbaga kera ngo ahangaha ni Nayoti Rama, ngo abahageze bose barahanura. Naho twasengeraga ngaho mu bihe bya kera byatambutse, aho twasengeraga iyo ndirimbo twaririmbaga ngo ahangaha ni Nayoti Rama, ngo umuntu wese wageze agira gute, arahanura. N'umuntu wageze agiye kwicana, ajyanwe n'ubugome, arahagera mwuka wera akamufata agahanura. Bitewe nuko icyo gihe hari ububyutse, n'umuntu wazaga afite uburozi ajye kuroga, yafatwaga n'izindi mbaraga akabujugunya, cyangwa se akatura akava mu byo yari arimo agakizwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Imana ishimwe, kubera yuko yadushizeho ubudahangarwa. Umuntu ashobora kuza ashaka kugira nabi, yarangiza Imana ikamutega kugira neza, yarangiza Imana ikamutega kugaburira, yarangiza Imana ikamutega kwambika. Haleluya. Bitewe n'imbaraga z'Imana. Icyo dushaka kuvuga ni iki: ntabwo dukwiriye guterwa ubwoba n'intambara n'ibigeragezo, ntabwo dukwiriye guterwa ubwoba n'ibituri inyuma n'ibitwirukankaho, ntabwo ibyo byose bikwiriye kudutera ubwoba, ahubwo dukwiriye kongera ubusabane bwacu n'Imana, kugira ngo Imana yacu tugire neza, Imana yacu dutabare, Imana yacu turengere. Abazaza bagambira ikibi kuri twebwe, Imana izabakoresha icyiza kubw'ubuntu bwayo n'urukundo rwayo. Tuzakurikirana, tuzakomeza kuvuga kuri ibintu, tuzasanga mu by'ukuri uyu mugabo yakomeje guhiga Dawidi, ariko nta kigeze amutwara.
haleluya. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo hagarara n'Imana yawe, wizere Imana yawe, ntacyo uzigera uba, kuko Uwiteka Imana ari mu ruhande rwawe, nta mubisha uwo ari we wese wagira icyo agutwara. Iki gitondo rero umatana n'Imana, ubane n'Imana. Tubonye ibitangaza Imana yagiye ikora abantu batandukanye, turi kuri uyu mugabo Dawidi, kandi tuzi neza yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uko ari rikera niyo munsi nikwiriye. Tuyizere gusa, tuzabona kugira neza kwayo mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mana turagushimiye, ineza yawe irahari, yabayeho ineza yawe kandi izahoraho iteka ryose. Reka gusa Nyagasani Imana twumvire ijambo ryawe, duhagarane nawe, dukore ibyo ushaka, dukore ibyo ushima, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Tugendane nawe Nyagasani Imana, aho tuzagera hose tugahura n'intambara, twizeye tudashidikanya yuko utazabura kuturengera. Icyangombwa ni ugukora ibyo ushaka n'ibyo ushima, hanyuma amahoro yawe akabasha gusakara muri twebwe. Duturije imbere ya Nyagasani Imana, turifuza ineza yawe, turifuza gukomera kwawe, turifuza kugira neza kwawe, turifuza ubutabazi bwawe Mana n'imbaraga zawe nyinshi. Amahoro yawe nagaze muri twebwe, kandi ibyiza wasezeraniye gukunda bikomeza kutugaragara Data wa twese mu ijuru. Kandi Nyagasani Imana, ndavuze ngo umuntu wese wari ufite intambara n'ibigeragezo yizere Nyagasani Imana yuko uzamugira neza ukamutabara. Abantu bawe Nyagasani Imana bahe kwizera, bahe izo mbaraga, bahe Nyagasani Imana kukwisunga no kubana nawe iteka ryose. Uyu munsi tugire neza, uyu munsi ugendane natwe, uyu munsi tunezeze, uyu munsi duha amahoro akwiriye Nyagasani Imana abana bawe. Kandi Nyagasani Imana Data wera, ibyari imisozi uhindura amataba mu izina rya Yesu Kristo, ibyari imisozi uhindura amataba. Yewe Yesu Mwana w'Intama w'Imana, ugire neza ubwoko bwawe, ugire neza abana bawe. Turatuje kuko twizeye imbabazi zawe n'imbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo, amen.